hano muri studio turi kumwe n'umushumba w'amatorero Beteli mu Rwanda Apostle François Nkurunziza, aho agiye kutugezaho ikiganiro ku bubyutse muri rusange ndetse n'ububyutse bwabereye hano mu Rwanda naho bwagiye bukwirakwira buturutse hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mureke rero tumuhe umwanya tumwumve, Imana ibagirire neza. Inshuti mudukurikira muri kano kanya tugira tuganire namwe ku ijambo ryitwa ububyutse, mu Gifaransa réveil cyangwa mu Cyongereza revival. Hano mu Rwanda 1930 kuzamuka higeze kuba ububyutse buhereye ahitwa Gahini. Iyo rero usomye ibitabo byanditswe kuri ubwo bubyutse kandi ukaba butigeze bwandikwa mbere na mbere n'Abanyarwanda, bwanditswe n'abazungu hanini babaye muri ubwo bubyutse bakavuga ibyo babonye, usanga Imana yaragendereye igihugu cy'u Rwanda kandi imirimo yakoretse. Impamvu ikwiye kuvugwa nuko izo mbaraga z'Imana, nubwo turi busobanura ububyutse icyo bivuga, zamanukiye Gahini, zaragiye. Nubwo mu Rwanda ububyutse butakomeje, ariko ubwo bubyutse bwaragiye bugera muri Uganda, muri Kenya, muri Tanzania, i Burundi, burakomeza mu bihugu bitandukanye bya Afrika, ndetse byararenze n'umugabane wa Afrika. Ubu bubyutse bw'Igahini bwageze no muri Aziya, mu Buhinde, bwageze muri Australia, bwageze muri Amerika, bwageze mu bihugu by'Uburayi n'Ubwongereza. Rero ubwo bubyutse buravugwa mu bitabo, mu mateka, ariko ikibabaje nuko mu mashuri ya Bibiliya, mu mashuri ya teologiya, mu bihugu bitandukanye ntabwo ubwo bubyutse buvugwa. Jewe nize mu ishuri ry'abakozi b'Imana mu Bufaransa mu myaka za 90, twigaga ububyutse bwagiye buba, ari ububyutse bwabaye muri Bibiliya, ari ububyutse bwagiye buba mu mateka ya Gikristu. Ntabwo twigeze twumva na rimwe bavuga ko mu Rwanda higeze kuba ububyutse i Gahini. Ibyo naje kubimenya gute? Nuko nkiri mu Bufaransa muri 1993 naje kujya mu nzu y'isomero, bibliothèque, nza kugwa ku gitabo mu Gifaransa cyitwa Souffle de vie, cyangwa umwuka w'ubugingo, umwuka utanga ubuzima. Niho naje kumva ubwa mbere ibyerekeye Gahini. Rero mu nyuma naje gukora ubushakashatsi, ngwa no ku bindi bitabo byanditswe n'Abongereza babaye muri misiyoni Gahini, babaye abahamya bw'iby'Imana yakoze. Aho niho naje kumva rero yuko dufite inshingano twebwe nk'Abanyarwanda, nk'Abanyafrika, bwo kwamamaza iyo mirimo Imana yigeze gukora, mu buryo u Rwanda rwigeze kuba isoko y'umugisha ku migabane yindi yo ku isi mu byerekeye ubutumwa bwiza. Ariko abantu benshi, haba mu bakristu, haba mu bakozi b'Imana bamwe ndetse ni benshi, ntago bazi iby'ubwo bubyutse. Nagira mbanze sobanure icyo iryo jambo risobanura. Ububyutse n'ubundi umuntu abyuka ruko yarasinziriye, kandi mbere yo gusinzira nuko yari maso. Rero mu bihe byose abantu barekaga Imana, hakagira bake babona ubuhenebere abantu barimo bo mu gihe cyabo, bakabona ingaruka zo kureka Imana, ukuntu zirica ibintu mu buzima bw'abantu, kubera yuko Imana niyo soko y'ubuzima, Imana niyo soko y'ubugingo. Kubana n'Imana mu busabane nayo nicyo umuntu yaremewe. Rero ibintu byose dufite ku isi ntibishobora gusimbura umwanya Imana yakagize mu buzima bw'umuntu, kuko Imana igihe yaremaga umuntu ntago yamuremye gusa ari inyama n'amaraso, yamuhaye umwuka, kuko n'Imana nayo ngo ni umwuka. Niko Yesu yabwiye Umusamariyakazi baganiraga ku iriba rya Yakobo ngo Imana ni umwuka, niyo mpamvu iri hose, izi byose, ibona hose. Rero umuntu afite umwuka, afite ubugingo, afite n'umubiri. Ariko kenshi usanga abantu bo ku isi biberaho nk'uko ubuzima bwabo bugarukiye ku mubiri w'inyama n'amaraso. Babaho nk'uko iyo bapfuye ibintu biba birangiye. Ariko biratubwira ngo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Kubera ko Imana ari umwuka, umuntu afite umwuka. Aricyo nakwita mu Gifaransa la structure intérieure de l'homme. Rero
ububyutse ni igihe cyose abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana bwari busanzwe bugendana n'Imana, bwari busanzwe busabana n'Imana, bwari busanzwe busenga Imana, hanyuma hakaba ibihe by'uko batera Imana umugongo ku mpamvu zitandukanye. Icyo gihe, igihe Imana ibonye abantu bake bahagurutse bagahishurirwa ubwo buzima abantu barimo ko ari ubuzima bubajyana ahabi, ndetse na nyuma y'urupfu bakazajya mu irimbukiro, no mu gihe batarapfa bakiriho bakahura n'ingorane zitandukanye, kuko ibyaha nta kindi bivuga. Icyaha gikuru ni ukureka Imana. Icyaha gikuru ni uko hari igisika hagati y'umuntu n'Imana. Icyaha gikuru ni uko utamenya Imana. Ariko rero iyo habonetse abantu bake bashaka Imana, bagasenga, bakihana ibyaha byabo n'ibyaha by'abantu bo mu gihe cyabo, icyo gihe Imana isezerana ko yumva ikagira imbabazi. Iyo rero igize imbabazi, ingaruka ni uko isuka umwuka wayo, noneho umwuka w'Imana ugakangura imitima y'abantu. Ahari inyota y'iby'isi, ahari inyota yo gusenga ibigwamana, Imana ikahashyiramo inyota yo gushaka Imana nzima. Iyo rero uwo mwuka w'Imana wakanguye imitima y'abantu bagatangira gushaka Imana, bitavuga ngo baretse akazi kabo, baretse ibyo bakoraga byiza, ariko bagashaka Imana, Imana igasubiza icyubahiro cyayo mu bantu, Imana igasubizwa umwanya wayo mu bantu. Uko biravuga ngo iteko rya mbere rikuru, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose. Rero iyo Imana isubijwe mu mwanya wa mbere mu buzima bw'abantu, aho niho twatangira kuvuga ko hatangiye ububyutse. Mu Rwanda rero higeze kuba ububyutse nko nabivuze mu 1930, ariko nagira mbanze mvuge ububyutse bwagiye buba. Reka mfate ingero nkeya gusa muri Bibiliya. Mu gihe cy'umukozi w'Imana yitwaga Nehemiya, igihe cy'umukozi w'Imana yitwaga Ezira, higeze kuba ububyutse. Abantu barihana ibyaha byabo, bamenya ko bahemukiye Imana, aho hari imbere ya Yesu Kristo, nk'ibinyenjana 4-5 mbere ya Kristo. Hanyuma Imana irumva iri mu ijuru, ibabarira ibyaha, irabeza, hanyuma ibasukaho umwuka wo kubagarura kuri yo. Batangira gukora rero ibishimwa n'Imana. Igitabo cy'Imana bari baragishize kure, bagaruka ku mategeko y'Imana, bagaruka ku ijambo ry'Imana. Ububyutse rero ni ukugaruka ku ijambo ry'Imana, ni ugaruka ku mategeko y'Imana. Kuva icyo gihe rero habaye ububyutse, mu buryo bavuze bati nimuhaguruke dukore, twubake inzu y'Imana, twubake ururembo rw'Imana Yerusalemu. Umva icyo gihe bari Abayuda, bari Abisirayeli icyo gihe. Urebye rero twakomeza mu kinyejana cya mbere, mu Isezerano Rishya higeze kuba ububyutse. Tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2. Abantu 120 babigishwa ba Yesu bamaze gutandukana nawe asubiye mu ijuru, arangije kuducunguza igitambo yatanze ku musaraba, ngo bahise bajya mu cyumba cyo hejuru, upper room, barasenga iminsi 10. Umwuka wera aramanuka nk'umuriro. Kuva icyo gihe Yerusalemu yose imbaraga z'Imana zirayinyeganyeza. Abantu 3,000 mu ikubitiro ku munsi umwe bahindukirira Imana. Aho rero twakwita ko ari revival, twakwita ko ari ububyutse, kuko aho umwuka ageze abantu bareka ibigwamana, aho umwuka ageze bareka ibyaha, aho umwuka ageze bahishurirwa Imana nzima, bagasenga Imana, bakayiha umwanya wa mbere. Imana yagendereye Afurika. Nashaka kubabwira ko Afurika mu binyejana bya mbere kugeza ku kinyejana cya 5 nyuma ya Kristo, biriya bihugu biri haruguru y'ubutayu bwa Sahara, za Libya, za Algeria, biriya bihugu byari byuzuyemo amatorero ya Gikristo. Islam yavutse mu mwaka wa 622 nyuma ya Kristo, nuvuga mu kinyejana cya 7 nyuma ya Kristo. Mbere ko Islam itangira mu kinyejana cya 7 nyuma ya Kristo, iriya Afrika ya biriya bice byo haruguru y'ubutayu bwa Sahara
l'Afrique du Nord na le pays du Maghreb yari yuzuyemo abakristo. Nuvuga ngo kugira ngo habe amatorero afata kiriya gice cyose nuko hari ububyutse. Nashaka kubabwira rero kubyerekeye ububyutse bwabaye iwacu ino mu Rwanda muri Igayini 1930. Abantu bake cyane bamwe bavuye Uganda baje gukora hari Igayini, hari ivuriro kuko misiyoni y'Abangilikani yari yaje mu byo bwo kuzana ibikorwa bifasha mu buvuzi. Hanyuma hari Igayini abantu batangira gusenga, harimo abanyarwanda bake n'abagande bake n'umuzungu umwe cyangwa babiri. Muri abo hari uvugwa cyane n'uwitwa Joe Church w'Umwongereza. Barasenze, none umwuka wo kwihana arabamanukira, batangira kwihana ibyaha hagati yabo. Uwo muriro urafata no mu biturage, abanyarwanda barakizwa kiriya gihe. Abantu bo mu nzego zose bo muri societe y'u Rwanda kiriya gihe barakizwa, rubanda rugufi rurakizwa, abantu bo mu rwego rwo hejuru kwita aristocracy barakizwa. Hanyuma ububyutse burakomeza, abavaho bajya Uganda, umuriro aka muri Uganda wagakiza i Burundi, umuriro w'i Burundi wagakiza i Burundi waturutse mu Rwanda, birakomeza muri Kenya, bifata ibice bitandukanye bya Afrika, bifata Asia, bifata Australia, bifata Amerika, bifata Uburayi. Rero hano mu Rwanda mu byerekeye ubutumwa bwiza hari umurimo ukomeye Imana yigeze gukora. U Rwanda rwigeze kuba umugisha ku bindi migabane y'isi ndetse no ku bindi bihugu bya Afrika. Rero iyo reveil cyangwa ububyutse bwitwa East African Revival, kubera ko yavuye mu Rwanda ifata biriya bihugu byose dusanga umugabane wa Afrika y'Iburasirazuba. Uno munsi twakwita ko biri muri East African Community. Rero ubwo bubyutse burahari, ntabwo ari amagambo, hari amadokuma, hari inzandiko byaranditswe, biremezwa n'impuguke, ndetse bikaba bizwi no mu mpuguke zita mu bushakashatsi bw'ububyutse bw'Imana bwagiye buba mu migabane itandukanye yo kwisi. Ariko ikintu kibabaje nuko abanyarwanda twebwe ni abantu bake bazi iby'ubwo bubyutse bigeze kuba muri kino gihugu. Ni abantu bake muri Afrika bazi iby'ubwo bubyutse bigeze kuba muri kino gihugu. Rero nashaka nkangurire abakozi b'Imana mbere na mbere bo mu Rwanda, abapastori, ababishops, abasenyeri n'abandi bose bahagarariye imbaga y'Imana, bamenye ko dufite umurage mu ijuru uranditswe yuko Imana yigeze gusuka umuriro wayo wagakiza muri kino gihugu. Aho kugira ngo tugume turwana intambara z'amadini, aho kugira ngo tugume umwe wese ari mukwe, areba itorero rye, areba umurimo we, tumenye ko dufite umurage rusange muri Kristo, ko dukwiye guhagarara tukongera kwishuza ijuru, tukabwira Imana isengesho rya Habakuki ibice 3. Gusenga k'umuhanuzi Habakuki kwaririmbishwaga n'ijwi rya Shigiyonoti. Uwiteka we, numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka. Hagati yo muri iyi myaka ujye uwumenyesha, mu burakari wibuke kubabarira. Amen. Iryo ni isengesho Habakuki yasenze kuko yari mu gihe gikomeye ubwoko bwe bwararetse Imana, aribyo twita mu Gifaransa apostasie. Muri iki gihe turimo rero bakozi b'Imana, abayobozi b'amatorero n'amadini, harageze yuko tumenya ngo iki gihugu cyacu hari igihe Imana yigeze gusuka ububyutse. Abantu bava mu macakubiri, abantu bava mu nzangano, abantu bava mu mashyari, abantu bava mu gusuzugurana, abantu bava mu marozi, bava mu guterekera, bava mu byaha bitandukanye, ubusinzi, ubusambanyi. Ubutumwa bwiza bwaberetse ishusho Imana yari yageneye umuntu ko agenderamo. Basanga rero barangiritse, barononekaye mu mico yabo, bituma bihana, bahindukira Imana, Imana ibahagakiza, irababarira, irabeza, ibahagakiza, nabo bahinduka abahamya, bagenda agasozi ku kandi,
bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buhindura. Aho niho havutse ya ndirimbo bamwe tutanazi n'inkomoko yayo, ariko iranditswe mu mateka no mu bitabo by'Iburayi na za Amerika na za Australia. Iyo ugiye mu masomero avuga ibyerekeye ububyutse, uzasanga iyo ndirimbo ivugwa. Bayibitse uko mu rurimi nyine yaririmbwemo. Ni ya ndirimbo ivuga ngo tumutendereza Yesu. Iyo ni indirimbo y'ububyutse bw'icyo gihe. Rero nashaka kubabwira yuko igihe kirageze. Turazi yuko umwijima utwikiriye amahanga, turazi ko ubukristo busa naho bwatakaje imbaraga, ariko nashaka kubabwira ngo uwazanye buriya bubyutse kiriya gihe ntabwo yahindutse. Bibiliya tubwira ngo Yesu Kristo ko yararejo, none umunsi niko akiri, niko azahora iteka ryose. Aho ni mu gitabo cy'Abaheburayo. Rero ni muhaguruke, turenge ibidutandukanye, twegerane mu mwuka umwe, duhuze umutima n'inama, dusengere igihugu cyacu kugira ngo ububyutse bwongere butembe muri kino gihugu cy'u Rwanda. Abantu bihane bakizwe, ntibabona amadini ahubwo babona Imana, kuko abantu ntibakeneye amadini, bakeneye Imana. Amadini nta na kimwe ashobora guhindura ubuzima bw'abantu, ariko Yesu Kristo aracyari ifite imbaraga zo guhindura ubuzima bw'umuntu. Kubw'iyo mpamvu iryo shyaka ryo kubona Imana yongera kugendera mu mbaraga zidasanzwe u Rwanda mu buryo bw'umwihariko na Afrika muri rusange, niyo mpamvu Imana yahagurukije iyerekwa ryitwa Harvest Africa Apostolic Network cyangwa Sarura Africa, binyuze mu ihuriro ry'abakozi b'Imana bakuriye imirimo n'amatorero ashingiye kuri Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero uyu mwaka mu kwezi kwa cyenda tariki 12 kuri tariki 20 hano mu Rwanda, abakozi b'Imana baturutse mu bihugu bisaga 10 bazaba bahuriye hano mu Rwanda kugira ngo bongere bafatane ukuboko, batakambire ijuru kugira ngo Imana yongere yumve gutakamba kwacu, izana ububyutse muri kinyejana turimo, izana ububyutse muri urunganwe, twongere tubone Imana ihindura ubuzima bw'Abanyarwanda n'Abanyafrika muri rusange. Noneho Imana ikongera guhabwa intebe mu mitima y'abatuye ibihugu bya Afrika. Ihuriro ry'abakozi b'Imana bo muri Afrika Han byabategura igiterane cy'ubutumwa bwiza buherekejwe n'ibimenyetso n'ibitangaza cyiswe Sarura Afrika. Muri icyo giterane tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye bo muri Afrika nka Apostle François Nkurunziza wo mu Rwanda, Apostle Maboya Danistan, Dr. Bishop Gertrude Rwakatare baturuka muri Tanzania, Bishop Margaret Wangari uturuka muri Kenya n'abandi. Icyo giterane kizabera kuri Petit Stade Amahoro kuva tariki 16 kugera tariki 18 z'ukwa 9 2016. Ni buri mugoroba kuva saa 9. Ikintu cy'umwihariko twe kumenya nuko iyi Harvest Africa cyangwa Sarura Africa, iyi ni inshuro ya kabiri izaba iteranye hano mu Rwanda, kuko yatangiye mu mwaka ushize wa 2015. Ibihugu ntago byari birenze bitandatu, ariko uyu munsi dufite ibihugu bisaga 10. Rero abakozi b'Imana bazaza n'abakozi b'Imana bafite ijambo bavuga mu buryo n'amatorero bahagarariye n'imirimo bahagarariye izitabira gusaba Imana ubwo bubyutse, kugira ngo habe network, habe rezo, habe ubufatanye burenze imipaka y'amadini, burenze imipaka y'amatorero, burenze imipaka imbibe y'ibihugu, aho Afrika izongera kumurikira amahanga y'ini migabane yo kwisi nkuko yigeze kubikora mbere. Ntago narangiza ntababwiye ngo mu kinyejana cya mbere Afrika yakiriye ubutumwa mbere y'Uburayi. Mbere y'uko Uburayi buhabwa ubutumwa, Uburayi bwaje kutubwiriza nyuma mu binyejana bya 10, 18, 19, 20. Afrika yabanje kwakira agakiza mbere y'Uburayi, ijambo ry'agakiza. Uburayi reka mbibutse ni Paulo yatwaye ubutumwa bw'izi Burayi. Mbere yuko Paulo ajyayo, Uburayi bwari mu mwijima w'icuraburindi wo gusenga imana z'Abaroma n'imizimu, imana zipfuye. Paulo niwe muyereko Imana yamuhaye umunyamakedonia, ubwo n'umugiriki, yavuze ngo ambuka udutabare. Ni kuri iyo
revelation cyangwa kuri uko guhishurirwa byatuma umwuka arabwira Paulo na bagenzi be ngo nimwerekeze mu bice by'Uburusiya, ahubwo nimwambuke mugende i Burayi, ni hariya nashaka kumubwiriza. Ni ukuvuga ngo rero Uburayi twebwe twabutanze kwakira ijambo ry'agakiza. Aho tuyibonera nihe? Igihe Yesu bari bagiye kumubamba yikoreye umusaraba, hanyuma akagwa hasi, uwo Abaroma bategetse kumwakira umusaraba n'umunyafrika, niwe yitwa Simoni umunyakurene. Kurene rero cyangwa Sirene mu Gifaransa ni wari umugi wa Libya, kandi Libya ni muri Afrika murabizi. Hanyuma ya nkone y'umunya-Ethiopia yakijijwe iva Yerusalemu gusenga, ya nkone ni umunya-Ethiopia ni muri Afrika, amaze kubatizwa na Filipo yaraje yamamaza ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero nashaka kubabwira ngo igihe kirageze, kini gihe cy'u Rwanda rumurikira amahanga. Uno munsi rero turamurikira amahanga mu by'ubukungu no mu miyoborere myiza, turabishimira Imana. Ariko reka rero abakozi Imana natwe duhaguruke mu bitureba, u Rwanda rumurikira amahanga mu by'ubutumwa bwiza. Turabatumye rero, murararitswe rero kutazabura muri iryo huriro ridasanzwe ry'abakozi b'Imana baturutse hirya no hino mu bihugu bya Afrika ndetse no hanze y'umugabane wa Afrika, kugira ngo duhure dufatana amaboko twibutse Imana ko u Rwanda rwigeze kuba isoko y'umugisha mu by'ubutumwa bwiza. Mu izina rya Yesu, umuntu wese yumvise iri jambo rijyanye n'ububyutse, Imana musange nawe agire iryo fuhe ryo kubona twaribwe na Satani, umurage wacu ariko gakiza Yesu yaratuzaniye muri iyo myaka ya za 30. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.